Bruce Melody yasubije Diane Agasaro umusaba indezo y'umwana avuga yuko babyaranye. Umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Itaha Iwacu Bruce Melody wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody, uyu nguyu yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kutazongera kuvuga ukundi ku bintu bijyanye n'abana, cyane cyane ko ashingira kuba yaramenye ko umwana ari umutware. Aya ni amagambo Bruce Melody yatangaje. Nongeye kugusuhuza udahwema gukurikirana ibi biganiro bya Fungarase TV show uko bwije n'uko bukeye umunsi ku wundi. Tukwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora ukigera hano bwa mbere. Reba munsi y'iyi video ureba handitse ijambo subscribe ukoreho, iyo ukore no kunzogera kugira ngo tuzajye ucikwa amakuru yose tugenda tugukorera umunsi ku wundi. Kandi nawe ufite inyunganizi, igitekerezo, icyifuzo, twandikiye muri comment kugira ngo ubutaha icyo wadusabye tuzajye gukorereho nkuko wabyifuje. Kandi dukunda comment kuruta ibindi byose kuko ariyo iduha inyunganizi y'ikindi kintu dushobora kuvuganiraho ku ma video yacu agenda akurikira. Iki ni igisubizo Bruce Melody yatangaje cyahuranyije asubiza ku ibaruwa iherutse gushyirwa ahanze cyangwa se ahagaragara umunyamategeko Twahirwa Theogene wunganira Agasaro Diane umusaba ko yahabwa indezo y'umwana yabyaranye n'uyu mukobwa Agasaro Diane. Ku itariki ya 22 Mata 2024 Agasaro Diane yisunze umunyamategeko we yandikiye Bruce Melody ibaruwa hamwe na rebo yiwe yitwa 155. Uyu nguyu akaba yaramusabaga kubahiriza ibyo bavuganye agatanga indezo. Uyu nguyu yagize ati mu biganiro mwagiye mugirana bitandukanye wananiwe kuzuza inshingano za kibyeyi zo gutanga indezo. Kugeza ubu ngubu Agasaro Diane niwe wenyine wirya akimara kugira ngo umwana abone ibimutunga, imyambaro, amafaranga y'ishuri, yewe no kwivuza. Aya ni amagambo y'umunyamategeko yanditse mu ibaruwa avugira Diane Agasaro. Mu gusoza ibaruwa umunyamategeko Twahirwa yabwiye Bruce Melody ko igihe cyose yaba atubahirije ibiteganyijwe mu gutanga indezo hazitabazwa izindi nkiko kugira ngo ikibazo afitanye na Agasaro Diane gishakirwe umuti urambye. Bruce Melody rero muri mu bihe bikomeye cyane muri iyi minsi uri gukora ibitangaza bikomeye cyane, uko bigenda akora ibintu bihambaye ni nako n'ibibazo bigenda bimukurikirana kuko ntibushobora kwira atavuzwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Niko kwitwa icyamamare cyangwa se niko kuba umusitari. Agira ati tukaba tugusaba kubahiriza inshingano zawe mu bwumvikane ku buryo bwihuse, bitaba ibyo ngibyo tukiziyambaza inzira z'ubutabera kandi mu kuba muzirengera ikiguzi cyose bizatwara kugira ngo ubutabera butangwe. Tubaye tubashimiye kubw'uko mugiye kubikemura hakiri kare ikibazo kitaraba kirekire mu maguru mashya. Ayo ni amagambo y'umunyamategeko ufasha Agasaro Diane mu mategeko. Isoko z'amakuru zivuga yuko mu minsi ishize Bruce Melody yagiye muri Uganda ari kumwe n'abagize itsinda rya cyangwa se na rebo ya 155am bahurira kandi bahura n'uwitwa Diane Agasaro baganira ku bijyanye no kwita kuri uyu mwana babyaranye, ariko ibyo ngibyo kugeza n'uyu munsi ngo ntabwo birashyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu umukobwa akiri guhamagaza inkiko cyangwa se akiri kwitabaza ubutabera. Ibi biganiro bivuga yuko byasize Bruce Melody yemeye kuzaha Agasaro Diane amafaranga angana na miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ngo kuva kandi icyo gihe Agasaro Diane niyongeye kuvugana na Bruce Melody byatumye yifashisha uruhande rw'amategeko kugira ngo umwana we abone indezo. Urumva yuko Bruce Melody ntabwo yigeze yubahiriza amasezerano yaravuye muri Uganda bemeranyijwe. Agasaro Diane ubarizwa mu gihugu cya Uganda, ariko umwana avuga ko yabyanye Bruce Melody abarizwa mu Rwanda ndetse yatangiye n'amashuri ye.
Tugarutse kuri iri jambo bagira bati tubaye rero tugusaba kubahiriza inshingano zawe mu bwumvikane ku buryo bwihuse, bitaba ibyo ngibyo tukaziyambaza izindi nzira z'ubutabera kandi mukaba muzirengera ikiguzi cyose bizatwara kugira ngo ubutabera butangwe. Urumva ko iryo ni ijambo rikomeye cyane rihambaye, kuko niba amategeko ari kukubwira gutyo, iyo ibyo byose utabyubahirije ku gihe, ni byinshi cyane ushobora kwirengera, indezo ukaba wayitanga. Ikindi kandi n'ibyagiye bikonsoma n'ibyakoresheje amatike, umunyamategeko, byose nabyo ukabyirengera. Inama nziza, Bruce Melody yakemura ikibazo hakiri kare niba koko yemera ko ibi bintu byabayeho. Mu kiganiro uyu muhanzi yagiranye na Rebo abarizwamo ya 155, uyu nguyu Bruce Melody yavuze ko atazongera kuvuga ku bintu bijyanye n'abana kuko yamenye ko umwana ari umutware. Iri ni ijambo yavuze kuko azi neza ko byanga bikunda umwana uko yagenda kose, uko yamera kose, anytime ashobora guhinduka akaba undi muntu utatekerezaga. Muri make yashaka kuvuga yuko umwana ari uwo kubahwa, nta bintu byinshi aba agomba kubigarukaho cyangwa kubivugaho. Bruce Melody yakomeje ko nyina atakimurera. Bruce Melody yavuze ko ari umubyeyi kandi abana be barazwi, bivuga yuko abana be bose bazwi, uyu nguyu atazwi. Ubwo rero bivuga ngo Bruce Melody uyu mwana nta kintu na kimwe ashobora kugira icyo amufashaho cyangwa amukorera, kuko abana we barazwi, we ntabwo azwi. Yakomeje uyu nguyu agira ati ndi umubyeyi kandi sindi umubyeyi gito ku buryo nakwanga kurera umwana. Ikibazo ni uko uwashakaga ko murera yabivugaga amita uwanjye kandi abana banjye barazwi. Sinakwanga umwana kandi ndi umubyeyi nyine. Ubwo yashaka kuvuga yuko adashobora kwanga umwana kandi yakabaye ari umwana we. Uyu nguyu wabimushinzaga avuga yuko atabyemera rwose. Uyu muhanzi ugezweho muri iki gihe mu ndirimbo When She's Around yakoranye na Shaggy wo muri Jamaica, yavuze ko yasabye Agasaro Diane gupimisha DNA z'umwana, ariko uyu mukobwa ngo arabyanga. Yagize ati ubwanjye naramubwiye ngo aze tujye gupimisha ibizamini bya DNA kugira ngo impaka zishire, ariko yarabyanze. Ayo ni amagambo ya Bruce Melody yivugiye. Agasaro Diane yigeze kuvuga yuko Bruce Melody yamusabye ko bajya gukoresha DNA, umunsi ugeze umunyamategeko we agira ibyago. Yakomeje agira ati nahamagaye polisi bambaza imyirondoro yanjye, ariko gupimisha umwana nabyo bambajije cyangwa se nabyo bambwiye. Ariko hari igihe Melody we yaravuze ko tuzajya gupimisha umwana, ariko ari kuwa mbere. Hanyuma icyo gihe kigeze avuga yuko umunyamategeko we yagize ibyago. Yaba Bruce Melody cyangwa se Agasaro Diane, nta n'umwe ufite uruhare runini kuri uyu mwana, kuko ubu ngubu arerwa n'umugiraneza w'umunyamakuru wamwiyanditseho, kuko uyu mukobwa yari yamajije gusinya inyandiko ivuga yuko adagishoboye kurera uyu mwana cyangwa se atagishoboye kumwitaho. Guys, ndabakunda, turi inshuti, ndagusaba gukora subscribe wowe utarayikora, nawe wayikoze kandi uke gukora kunzogera. Melody yakomeje yumvikanisha neza ko nta munsi n'umwe azigera avuga ibijyanye n'abana cyangwa n'uyu mwana yabyanye n'Agasaro Diane mu itangazamakuru. Ubu ngubu nta kintu ashobora kugira icyo abivugaho mu itangazamakuru. Bruce Melody yamenye ko umwana ari umutware, bityo nakwiye kubigarukaho cyangwa kubiganiraho imbere y'ibyuma bifata amajwi n'amashusho. Bruce Melody kandi niyemera ko umwana ari uwe ashingiye ku itegeko nta ndezo asabwa gutanga. Agasaro Diane yasabye Bruce Melody gutanga indezo y'umwana, bitaba ibyo hakitabazwa inzira z'amategeko.
Agasaro Diane kandi avuga ko yigeze kwemeranya na Bruce Melody gukoresha DNA, ariko umunsi ugeze umunyamategeko w'uyu muhanzi aza kugira ikibazo cy'uburwayi abura uko bahura ngo bakoreshe icyo kintu kive mu nzira. Guys, turabakunda nk'uko mubimenyereye, iyi ni Fungrasi TV show, njye wumva neza cyane, nitwa Mwizerwa Patrick. Guys, mwibuka gukora comment mu cyitekerezo cyangwa icyifuzo yifuza ko twagarukaho ubutaha, turahari ku bwawe, kandi wibuka no kuduha inyunganizi mu byo wifuza ko twavugaho mu nkuru zacu zigenda zikurikira. Njyewe rero baye nsubikiye aha ngaha amwe muri aya mateka, nitugira ibindi byinshi tumenya tuzagenda tubibagezaho. Murakoze cyane, ubu ngubu duhure mu mavideo ataha. Guys, nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, kandi nawe warayikoze wibuke gukora kunzogera. Murakoze, murakarama.